ukeneye umucanga, ukeneye ibase cyangwa indobo, ukongera ugakenera ikibindi cyangwa vaze bamenyereye ingi bahingamo bashyiramo indabo. Ubwo ugafata cya kibindi cyawe ukagishyira mu ndobo cyangwa ibase, umwanya usigaye ukawushyiramo umucanga, ukajya ushyiramo amazi muri wa mucanga, cya kibindi cyawe ukagitwikiriza ikintu kidashyuha ikirangiti, sinzima iki gitwiyorosa kimwe cya kera tuzi gikozwe mu budodo nacyo. Ubwo wabika umusaruro wawe. Hari ubundi buryo bwinshi butandukanye ntari busoreho cyane, ukoresha amatafari n'umucanga, ukubaka byibura santimetero, amatafari byibuze agera muri santimetero 60 hagati y'amatafari ugashyiraho umucanga, ukazenguruka, ukabyubaka, ukongera ugasakara, ugatwikiriza cya kirago navuze. Ikirago ushobora gufata ikirago kimwe tuzi baryamaho ukagiswikiriza ikiringiti. Noneho hahandi hari umucanga hagati y'amatafari ugenda usukamo amazi. Ibyo ngibyo n'ubundi imboga zawe urazibika uri i Kigali byumweru bibiri, karoti zawe, inyanya zawe wazibika ibyumweru bibiri bikarenga. Ahantu hakonja mu cye cy'amajyaruguru n'iburengerazuba, Musanze, Nyabihu n'ahandi, ibyumweru 3 birarenga umusaruro wawe umeze neza.